Aya n'amagambo Imana itumye Joseline kugira ngo uburirwe wowe umukozi w'Imana, wowe profete runaka, we apotre runaka. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ariko n'abayuda nabo bari kudandabiranywa na vino. Waruri mumbaza ngo mbese niki twakora, niki giteje, kubera iki byaha birushaho kwiyongera kandi abasenga turushaho kuba benshi, abagaragara imbere y'abantu biyitirira izina ry'Imana ko basenga ko ari benshi. Niki gituminye RIB ikomeje gukora akazi kayo cyane, abanyabyaha bakarushaho kwiyongera. Iya uko twasengaga turi benshi ariko twakiranukaga uru Rwanda rwacu rwaba paradizo. Nababwiye ngo iyaba kandi nanone uko twasengaga ariko twakizwaga nta cyaha cyaboneka muri societe nyarwanda ndetse no mu ruhando rw'amahanga, twakabaye intangarugero. Ariko Imana idusubirije mu ijambo ryayo nk'uko warumbashije senga vino yabaye nyinshi. Ikibazo gihari ni uko n'abahanuzi vino yabaye nyinshi. Vino yabaye nyinshi no mu bahanuzi. Vino ngo yabateye kudandabirana, barimo barasenga kandi banyweye vino, barimo barasenga basambanye, barimo barasenga banyweye izoga, barimo barasenga banyweye itabi, barimo barasenga basizemo utuntu. Hari abantu barimo gusenga bafite ibintu byinshi bakorana nabyo, ariko ngo nawe wa muyuda we, Imana idufashe cyane. Nawe wa muyuda we ngugeze ku rwego ubasha guhagarara imbere y'iteraniro uri mubwiriza ubwoko bw'Imana ubabwira ngo tuzajya mu ijuru, kandi vino yabaye nyinshi muri wowe. Uwiteka kuntumyeho, yewe Efurayimu we, Uwiteka kuntumyeho ngo murimo guca imanza namwe ubwanyu mwadandabiranye. Ese bishop runaka uraza gufasha umukristo ikibazo yagize nawe ubwawe wanyweye vino? Ese nibaza kukubwira ngo umuririmbyi runaka tumufatiye muri rogi runaka arimo akora ibyangwa n'amaso y'Imana, wowe ubwawe, wowe umuyoboye, wowe dirija wa korari, wowe runaka uyoboye icyumba cy'amasengesho runaka, ufite izihe mbaraga zibasha kuza kumubwira ati muririmbyi hinduka, munyamasengesho hinduka, kandi nawe ubwawe wamaze kunywa vino aho bamusanze ejo niwe wari uhari, ntufite imbaraga zo kubimubwira kuko hari n'igihe yaba ari we muvanyeyo, uretse ko batafasha amafoto. Mumaze iminsi muvuga ngo nta foto nta cyabaye, ariko ifoto yawe original. Yemwe bayuda mwe mwacaga imanza mutasinze, izi manza zikagenda neza. Ninde munyetorero wagiraga ikibazo kikananirwa gukemukira mu itorero? Niyo mpamvu benshi bagannye inkiko. Inkiko zirimo ziraca imanza zigaca n'iz'abayuda. Inkiko zirimo ziraca imanza zigaca n'abatari bakwiriye kugirana ibibazo bituma binjira mu nkiko. Ariko Imana ikuntumyeho ngo niba waramaze kumenya ko iyi vino itumye udandabirana, inshuti yanjye, Imana izatoranya ngo kandi izi ntama zizongera zinyure munsi y'ukuboko kwa shebuja, ngo Uwiteka azongera zibare. Imbere hagiye kuza Uwiteka agiye kongera kubara intama, kandi ngo nabara intama azanamenya abantu yahamagaye abaribo. Mbese uragira ngo Uwiteka ntakuzi? Arakuzi, n'amazina yawe arayazi, nanjye arasobanukiwe cyane kukurusha. Ariko nshuti yanjye, umunsi Imana igiye kweruraho imbere gatoya hano, uramenye utazaba wararuhiye ubusa. Muririmbyi aririmbye aravuga ngo waba wararuhiye iki? Dukwiriye kuba maso mu gihe n'iki kugira ngo ibisindisha bye kuturusha imbaraga, ahubwo umwuka wera. Umwuka wera naba mwinshi muri twe turanesha vino. Umwuka wera naba mwinshi muri twebwe turanesha ibintu byose by'imyanda byari biri ku meza yacu, ahubwo turahindura abana bato aho kugira ngo tubazwe ngo mbese muzigisha bamaze gucuka. Musenge Uwiteka mwambaye ibyera, mwabana b'Imana mwe musenge Uwiteka mwambaye ibyera. Wanyweye vino umwambaro wawe uranduye, wadandabiranye umwambaro wawe uranduye. Bibiliya iravuze ngo kandi ameza yanyu ariho ibirutsi, ayo meza ngo ariho imyanda. Ariko Uwiteka aravuze ngo asenga ukumve ni gato ariko karimo inyigisho, nawe uzagatekerezeho uzasanga ibyo bintu ukwiriye kubyibaza. Iyaza kuba ibyaha binuka, iyaza kuba ibyaha binuka, njyewe nawe cyangwa n'undi muhura, nta muntu wajya uhagararana n'undi. Ntiwakicarana na mugenzi wawe, ntimwavugana, ntimwakorana mu kazi. Mbese iyaza kuba ibyaha binuka, urebye ukuntu umuntu afite ibyaha muri we, urebye ibyaha biba biri mu
ibyo abantu batazi ariko Imana ibizi, ibyo abantu batamenya ariko Imana ibizi. Ibyo byaha iyo biza kuba binuka mama, iyo biza kuba binuka papa, uyu mugore cyangwa uyu mugabo mubana, ndagira ngo nkubwire ngo hinduka ubone guhindura abandi, hinduka ubone guhindura abandi. Ambara ibyera tubyambike n'abandi. Lewire tayase miyase, ambara ibyera kugira ngo ubyambike n'abandi. Niba wowe ubwawe utarambara ibyera, ibyo utubwira urabikura he? Yera yambwiye ngo mbabwire, ni igihe cyo kwambara ibyera, ni igihe cyo gusohoka muri vino, ni igihe cyo gusohoka mu bintu byose wari waragize impamvu mu byo ukora, ahubwo ugira impamvu Imana mu buzima bwawe. Iyo yakoze ikintu gikomeye igahisha ibyaha, ukajya ugenda uri umunyabyaha, abo mugenda n'abatabizi ariko ijuru ribizi. Yambwiye ngo iyo ngiyi ibimenya, yambwiye ngo iyo ngiyi ibyitegereza. Ngo mbabwire ngo imbere ahangaha nyiri umurima agiye kuza gusarura aya masaka. Ushobora kwibaza ngo ntabwo amasaka azaguma mu murima iteka kuko azera. Ayeze namara kwera nyiri umurima azasarura, aba ari gushyira urukungu ku ruhande, amenye naho ari gushyira amasaka mazima. Bibiliya yatubwiye muri Matayo n'ubundi haravuga ngo abavuga ngo mwami mwami so bazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ntibizagutangaze ubonye abantu bavuga indimi 600 zitabarwa. Hari n'abantu basigaye bajya kurepeta indimi, kandi indimi za Mwuka Wera ubundi ni ibintu utakihangishaho ngo bikunde. Uko byagenda kose nuko turi muri cya gihe Imana itarerura. Ntabwo Imana irerura ngo ishyireho ivuga ati rero wowe urankorera, wowe ntunkorera. Hari abantu nyine Imana izashyira muri towa, ikajya hariya ku gatuti akaririmba, Imana yamuhaye ijwi ryiza, akavuga ubutumwa, agahanura, akerekwa, agahishurirwa, ariko nyuma y'iyo mirimo akoze ugashaka urundi rubuto ukarubura. Imana yarambwiye ngo bari mu gihe cyo kubigenza uko bashaka, ariko mu gihe kigiye kugera Uwiteka yongera atoranye. Ngo mu ntoranywa Uwiteka agiye kongera gutoranya. Ngo mu ntoranywa zari zaratoranijwe, bivuze ngo hari izo yatoranyije ari nzima, igihe kigeze zinywa vino. Zinyweye vino nshuti yanjye ngo zirase. Ngusuze kandi wifurize amahoro y'Imana ukurikirana byose ushaka umusara TV. Neza y'Imana nibane nawe, umugisha y'Imana akumeho aho uhereye hose, mu byo ukora byose, mu byo werekejeho amaboko byose Imana ibihire. Kandi Imana igumugisha mu byo ugeza gukora, mu bitekerezo. Imana itanga umugisha mu bitekerezo, kuko bifite ibitekerezo bizima ugera no kwiterambere rirambye. Imana rero ihumugisha wese umuntu duteza amatwi, umugisha mu bitekerezo, kugira ngo n'iterambere ryacu ryanyu kandi rirusheho kugera kure heza mwifuza. Nine kubasuza kuri mikoro, aha nicaye ni muri Aha.Vino Business Center iherereye i Kagugu, ikigo cyiza cyane aho dufite serivisi zitandukanye. Tubafitiye sale nziza cyane wakoreramo ubukwe ndetse na jaride nziza cyane kandi ihagije. Tubafitiye amacumbi, kandi amacumbi ku biciro bibereye buri wese, ku buryo buri wese yakwibonamo. Ushobora kuba ukeneye rero ahantu ho kuruhukira, ahantu ho kurara, aho kuruhukira umwanya mutoya, igihe kinini, hose mwese twatekerejeho. Mutugane muri Aha.Vino Business Center tubafashe, kandi umukiriya hano ni umwami. Dufite parikingi ihagije kandi ifite umutekano usesuye. Ntugire ikibazo ngo uzaparika imodoka yawe cyangwa uzaparika ikinyabiziga cyawe usange cyakize ikibazo. Kuva twatangira hano nta kese turagira n'imwe y'umuntu wagize ikibazo ku kinyabiziga cye. Ndakurikira kugira ngo ugane Aha.Vino Business Center kugira ngo tugufashe, kugira ngo tufashe muri serivisi runaka ushaka. Kiri ku bantu bakeneye gukoresha ibirori bitoya, blood shower, bya ama anniversaire, mwese mwatugana tukabafasha. Ikindi ku bantu bari umuntu ukenera icumbi akaba atashuje n'akazi, tubafite connection wireless inyaruka cyane. Akazi kawe wagakomereza hano, ibintu bikagenda neza. Umukiriya hano n'umwami, kandi icyo twimakaje no kubafasha mu buryo bwose bushoboka. Hamagara 0788
07881450 ubundi baguhe ibisobanuro bihagije. Ndi mu kiganiro reka tuvugane mu kanya. Ndi kuri kamera. Yes, nuko bimeze rero murabona ko service hose nzitanga ariko kugira ngo niyo turangiza ikiganiro nyine nze kubafasha. Umukiriya turamubaha cyane hano rwose kandi umukiriya ndi kumwe n'umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana. Imana yamagaye mu gihe nk'iki ngiki, Joseline, evangeliste, prophète, yose uye mwese nta kibazo birahura. Joseline, wambaye neza kabisa. Merci beaucoup. Uraho neza? Muraho neza. Amakuru meza. Meze neza. Ndashima Imana. Nubwa mbere ntacyo ugashaka kumwenyura gateko. Yego. N'uyu nguyu tugiye kuganira mwamubonye akwambaye Imana iraguhamagaye. Heza giko. Amen. Umeze neza ariko. Ndashima Imana. Imana ishimwe kuri amahoro kandi iyo umeze neza, iyo uri amahoro, natwe tuba tumeze neza kandi tubyumishe turafashwa nabyo. Amen. Jose nishimiye ko tujya kuganira mu kiganiro cy'umunsi, naba ku kiganiro tukumenyereye mu jambo turasa nk'ahindura akantu gatoya ariko byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Reka manze ngusabe rero usenge Imana ubundi twinjira mu kiganiro cyacu. Yego, reka dusenge Imana. Mana yacu, Imana nziza, Imana ikomeye, nanone turagushimye izina ryawe nyirihimbazwe. Haleluya. Tugushimiye ko dukunda, uradukuyakuya ngo twiyegereze kugira ngo turinde Satani. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Dusengeye umuntu wese ukurikiye iki kiganiro ndetse n'uzagikurikira kugira ngo ahabwe umugisha n'Imana, ndetse utameze neza yakire kumera neza mu izina rya Yesu. Kandi umuntu wese utega amatwi iki kiganiro, yaba ababaye cyangwa atishimye mu buryo bumwe ndetse n'ubundi, yakira umunezero kuko n'Imana ibutanga. Umugisha rero umuntu wese udukurikira kandi ukunda ibiganiro byose binyura kuri icano, ahabwe umugisha n'Imana. Kandi nanone unyemerere cyane imbaraga saba arizo zibana nanjye muri iki kiganiro, ntabarinze Imana igaragarire muri jyewe. Ndagushimiye kuko ugiye kubana nanjye ukanshyigikira mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ishimwe kandi umugisha nawe kubwisengesha usenze kandi usengeye abaduteze amatwi bose. Dushimye Imana, ndakubwira ngo dushimye Imana ko ari wowe uhisemo kugira ngo kunyuzemo ifunguro rigiye kudutunga njyewe n'abaduteze amatwi muri kano kanya. Yego. Joseline, uri umuvugabutumwa, ndakuvuga ngo Imana yaraguhamagaye. Kwa nta nguramye impamvu ndavuga ngo Imana yaraguhamagaye, ntabwo bibwira abantu bose ngeza yo abo muhamagaye bate Imana yaraguhamagaye nakwambi uri ari impamvu. Maze iminsi nibaza ibintu bitandukanye ariko cyane cyane ku bakozi b'Imana, ku ivugabutumwa, ku murimo w'Imana mugenda mukora utandukanye. Nkunda kubaza abantu kubera iki mu Rwanda cyangwa se mu gihugu, ku isi hose ujya kumva badafunga gereza, kabivuga gutyo. Badafunga gereza. Buri munsi ukumva ngo runaka twamufatiye mu byaha, buri munsi runaka twamufatiye mu manyanga, buri munsi ugasanga igihugu gisamutamo gifite n'ibibazo by'uko abantu bari kwiyongera mu mageza ubushucike. Ariko wareba nanone ugasanga abavugabutumwa buri munsi havuka nka 5. Ndi umuvugabutumwa, ndi umuhanuzi, Imana irampamagaye, Imana impaye ubutumwa. Nkibaza kubera iki abavugabutumwa baza ibyaha bikiyongera. Nje nkumva uko mwadu gasimbiza ko muhamagarwa, reka mvuga ko muhamagarwa kugira ngo mvugo nziza ya gikirisitu. Uko muhamagarwa, uko mwiyongera. Njyewe numva n'igihugu hari ibintu mwakagifashijemo, ibyo bibazo by'ibyaha byawe byinshi. Libi abashinzwe libi no bakaruhukaho, ariko ku manywa n'ijoro ukumva bari kugenza ibyaha. Kibaza ko abakozi b'Imana baba benshi, ivugabutumwa mu nsengero rikaba, ku masosho media rikaba, ubuhanuzi tukabwakira, kubera icyo abantu badahinduka kugeza nabura ngo ibyaha bigabanuke mu gihugu. Njyumvishe wenda mvuga reka tumbiganire nawe, ndashaka nafashe topic ndavuga twigane mvuga ngo niki cyakorwa kugira ngo ivugabutumwa mukora cyangwa se dukora bigire umumaro mu baryumva, mu bamubwiriza. Niki cyakorwa, hakorwa iki
kugira ngo ivugabutumwa mukora dukora nanjye nishyiremo kuko nanjye iyo ndibake ngomba mufashije ivugabutumwa kugira ngo rigire akamaro cyangwa se rigire umusaruro. Imana igumugisha ku bw'icyo kibazo umbajije. Nibyo kuko nanjye ndamuvugabutumwa kandi turabavugabutumwa benshi cyane uko bwije nuko bukeye, haravuka benshi ndetse bagenda biyongera kurushaho. Nanjye ndabyitegereza nkavuga ngo iyaba ivugabutumwa dukora cyangwa abantu bose biyitirira ko ari abavugabutumwa, tubaye koko ibyo tuvuga bituruka ku Mana, ibyo dukora tubikoreshwa na Mwuka Wera, isi yaba nka paradizo, by'umwihariko u Rwanda rwacu rwaba paradizo. Ushobora kwibaza ngo kubera iki Joseline avuze ngo by'umwihariko u Rwanda rwacu. Dufite amahirwe akomeye ko mu Rwanda ibintu by'iyobokamana, ibintu by'amasengesho duteye imbere kuruta ibindi bihugu byose mu buryo bw'amasengesho. Tugira abantu benshi basenga, dufite amacaci menshi cyane yose asenga. Kubera ntabwo nageze mu bihugu byinshi, ariko ibyo nagerageje kugeramo nasanze mu Rwanda haba abanyamasengesho benshi kuruta abandi bantu no kuruta ibindi bihugu. Igisubizo ndakiguhera mu ijambo ry'Imana. Kenshi abantu bankurikira topic yanjye ni ijambo ry'Imana. Urafasha sinjya mbikunda, ariko uyu munsi bigiye kuba kugira ngo dusangire uwo mugisha. Soma Yesaya 28 uhere ku murongo waho wa 7 usoreze ku murongo waho wa 9. Twumve impamvu iteye iki kibazo mu iyobokamana. Yesaya 28 umurongo waho wa 7 ndetse tugeze ku murongo wa 9. Yesaya 28 kagereye iyo ndayifite rwose. Yego. Yesaya 28 duhere ku murongo waho wa 7. Yego. Ariko n'abayuda nabo baradandabiranywa n'ibyo. Yego. Komeza. Kanatangira ubwo ngubwo. Ariko n'abayuda nabo baradandabiranywa na vino, igisindisha kirabayobeje. Umutambyi n'umuhanuzi baradandabiranywa n'ibisindisha, vino ibamazeho bayobejwe n'igisindisha. Iyo bagiye guhanura baradandabirana, iyo bagiye guca imanza barategwa. Ameza yose yuzuyeho ibirutsi n'imyanda, ewe nta heza na hato. 9. Azigisha nde ubwenge? Kandi uwo azamenyesha ubutumwa ninde? N'abavuye ku ibere bacutse. Reka nsubiremo hano no bose era ku murongo wa 7 usubiremo. Turagira ngo abadukurikiye, abakunzi b'ijambo ry'Imana, abakunzi b'ijambo ry'Imana, ndagira ngo utere agatebe ahantu hose uri wumve ikintu Umwuka akuntumyeho. Iyi topic ntabwo ari njye wayiteguye, Imana yantumye ngo nze mbibwire abadukurikiye. Uri umunyamasengesho, uri umubishop, uri representant egal, titire yose ufite mu buryo bw'iyobokamana, Imana ikuntumyeho mu buryo bw'ijambo. Ntabwo ari amagambo y'umuntu bwe, ibyanditswe byera. Niba ubyemera wemerewe no kwakira ibivamo ngo wumve icyo Umwuka akuntumyeho. Imana iduhana umugisha. Reka nsubiremo. Yego. Ni Yesaya 28 umurongo wa 7. Yego. Ariko n'abayuda nabo baradandabiranywa na vino, igisindisha kirabayobeje. Umutambyi n'umuhanuzi baradandabiranywa n'igisindisha, vino ibamazeho bayobejwe n'igisindisha. Iyo bagiye guhanura baradandabirana, iyo bagiye guca imanza barategwa. Ameza yose yuzuyeho ibirutsi n'imyanda, nta heza na hato. Azigisha nde ubwenge? Kandi uwo azamenyesha ubutumwa ninde? N'abavuye ku ibere bacutse. Imana iguha umugisha kubwo gusoma ijambo ry'Imana. Nicaye hano imbere ya kamera mfite umubabaro mwinshi cyane ukomeye. Ntabwo nzanywe n'ibyishimo ngo nshimishijwe nuko Imana irimo itunenga. Aya ni amagambo Imana yanenze Efurayimu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana iburira Efurayimu. Imana idufasha cyane. Aya ni amagambo Imana itumye Joseline kugira ngo uburirwe wowe
umukozi w'Imana wowe profete runaka we apotre runaka ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ariko n'abayuda nabo bari kudandabiranywa na vino. Waruri mumbaza ngo mbese niki twakora niki giteje kubera iki byaha birushaho kwiyongera kandi abasenga turushaho kuba benshi abagaragara imbere y'abantu biyitirira izina ry'Imana ko basenga ko ari benshi niki gituminye bikomeje gukora akazi kayo cyane abanyabyaha bakarushaho kwiyongera iya uko twasengaga turi benshi ariko twakiranukaga uru Rwanda rwacu rwaba paradiso. Nababwiye ngo iyaba kandi nanone uko twasengaga ariko twakizwaga nta cyaha cyaboneka muri sosiyete nyarwanda ndetse no mu ruhando rw'amahanga twakabaye intangarugero. Ariko Imana idusubirije mu ijambo ryayo nk'uko warumbashije iravuze ngo ariko n'abayuda nabo barimo baradandabiranywa na vino. Mbese siko wumvishe ijambo ry'Imana wowe udukurikiye? Abayuda, abanyamasengesho, abatambyi babandi bose umva profete runaka nawe vino irimo irakudandabiranisha wadandabiranye ngo ujya guhanura vino yakurenze. Helebini stai gide vodra ngo vino yakurenze ngo urimo urahanura kandi wadandabiranye. Impamvu ibyo uhanura bidasa n'ibyo ukora ni vino yabaye nyinshi muri wowe. Impamvu ibyo uhanura bidasa n'ibyo wirirwamo ni ukubera vino yabaye nyinshi muri wowe ngo ndetse n'iyo urimo uhanura ngo ubudandabiranishwa na vino. Ikibazo gihanine po natsindi nuko n'abasenga vino yabaye nyinshi. Ikibazo gihari nuko n'abahanuzi vino yabaye nyinshi. Vino yabaye nyinshi no mu bahanuzi vino ngo yabateye kudandabirana. Barimo barasenga kandi banyweye vino, barimo barasenga basambanye, barimo barasenga banyweye inzoga, barimo barasenga banyweye itabi, barimo barasenga basizemo utuntu. Hari abantu barimo gusenga bafite ibintu byinshi bakorana nabyo ariko ngo nawe wa muyuda we Imana idufashe cyane. Nawe wa muyuda we ngo ugeze ku rwego ubasha guhagarara imbere y'iteraniro urimo ubwiriza ubwoko bw'Imana ubabwira ngo tuzajya mu ijuru kandi vino yabaye nyinshi muri wowe. Uwiteka kuntumyeho yewe Efurayimu we Uwiteka kuntumyeho ni igihe ukwiriye kumenya ko ugifite vino. Ibyo uhanura ni ibinyoma, ibyo uhanura siko kuri kubera ko ngo wamaze kudandabirana nawe ubwawe. Mbese ibyo tubwira ni ibi kandi nawe wadandabiranye. Nicyo kibazo gihari. Mbese niki twakora kugira ngo iki kibazo kive mu basenga n'abasengerwa? Erega nawe usengerwa ufite vino kuko niba yageze mu bayuda ahantu muhumve neza, niba vino yageze mu bayuda ikinjira mu basenga wowe utajya ufata n'umwanya na muto wo gusenga bivuze ngo vino nta kikigutwaye. Nta kikigutwaye kuko urimo urareba ngo apotre runaka yanyweye ngiye kunywa si ikibazo, runaka yasambanye na runaka ngiye gusambana si ikibazo. Ariko se muhanuzi niba wanyweye vino ukaba uri guhanura ngo wadandabiranye ugahanura ufite isindwe, ibyo uhanura ubikura he? Niki kiri gutuma mufata amacupa nkangahe mukabanza mukayasoma ngo mbere yuko ngujya ku gatuti ngo nibwo bawuzuye umwuka? Ndavugana nawe ngo uwo si umwuka ni imyuka ya vino. Iyo myuka ya vino rero niyiduteje ikibazo. Iyo myuka ya vino iyo ukuntu dusenga ariko twahindukaga tugahindura n'abandi. Ibi byaha mubona mu isi ntabyaba bigihari kuko dufite iterambere mu gusenga ariko iterambere mu guhinduka rirabuze. Wowe umurikiye dufite iterambere mu gusenga ariko mu guhinduka nta terambere rihari. Imana yantumye ngo mureke iyo vino, ni murekeraho. Mwe kunywa vino ngo nimurangiza muze muduhanurire, mwe kunywa vino ngo nimurangiza muze mutubwire ngo urakora ibingibi kugira ngo bigende uko. Imana yambwiye ngo namwe bayuda vino yabagezemo, vino yageze mu bayuda ngo ndetse abayuda ngo barimo barakimanza ngo kubera vino badandabiranye. Niko ijambo ritubwiye ngo murimo gukimanza namwe ubwanyu mwadandabiranye. Ese bishop runaka uraza gufasha umukristo ikibazo yagize nawe ubwawe wanyweye vino? Ese nibaza kukubwira ngo umuririmbyi runaka tumufatiye muri rogi runaka arimo akora ibyangwa n'amaso y'Imana, wowe ubwawe wowe umuyoboye
wowe dirija wa korari, wowe runaka uyoboye icyumba cy'amasengesho runaka, ufite izihe mbaraga zibasha kuza kumubwira ati muririmbyi hinduka, munyamasengesho hinduka, kandi nawe ubwawe wamaze kunywa vino aho bamusanze, ejo niwe wari uhari, ntufite imbaraga zo kubimubwira kuko hari n'igihe yaba ari we muvanyeyo, uretse ko batafashe amafoto. Mumaze iminsi muvuga ngo nta foto nta cyabaye, ariko ifoto yawe original iri mu gihugu cyo mu ijuru. Imana izi uko yaguhamagaye umeze. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mugume uko mwahamagawe, nyemerera ugume uko wahamagawe, kuko nta yindi nzira, nta kindi gisubizo twabona cyatuma ibyo dusenga n'ibyo duhanurira abantu bigira umumaro mu mitima yabo ndetse no muri sosiyete nyarwanda, nuko twebwe ubwacu tubanza tugahinduka kugira ngo duhindure abandi. Imana idufashe cyane. Birakwiriye munyamasengesho, banza uhinduke kugira ngo nawe uhindure abandi. Banza ugerageze inzira zose wari uri munyuramo, wisuzume, wirebemo, ese muri izi nzira vino ntabwo yampinduye umusinzi? Ese muri izi nzira vino ntabwo yatumye ndandabirana? Uzi uku kudandabirana kurimo ubusobanuro bwinshi, uku kudandabirana kurimo ibintu byinshi bitandukanye. Urimo uragenda uteka umutwe, vino yakurenze. Urimo uragenda ubesha ku masosho media ndetse no mu nsengero, vino yakurenze. Urimo uragenda uvuga ngo runaka we ngo kubera impamvu zinizi ngo niyo mpamvu bigenze gutya, vino yakurenze. Ibyo uvuga si wowe, urimo uravugishwa no kudandabirana ndetse no gusinda kwa vino. Imana yakuntumyeho ngo gerageza ureke vino, kuko Uwiteka agufitiye ikamba, ariko iryo kamba rizahabwa abandi. N'abantu babashije kunesha, banesheje vino ndetse n'ibisindisha bitandukanye. Uzi ukuntu urimo ukora ibitangaza kandi ari vino yakurenze, ugakora ibitangaza kubera ko wamaze gusinda, ugakora ibitangaza kubera ko wamaze kureba akandi kantu wasizemo kugira ngo ubashe kuzura imbaraga. Benshi barimo baritwaza ngo ntako nafashe ntabwo nahanura, ngo nibwo mafite imbaraga nyinshi. Inshuti yanjye, Imana ikuntumyeho, yewe muyuda we, ubundi abayuda ntibameraga nk'abandi, ubundi abayuda bari abantu badasanzwe, ubundi abayuda cyari icyitegererezo mu ruhando rw'amahanga. Ariko ngo niba ikibazo n'abayuda mumaze kwinjiranwa no kunywa vino, mugasinda mukadandabirana, ngo muzahugura abandi. Niko Bibiliya ikubajije. Ijambo ry'Imana rirakubajije ngo uzahugura nde? Yesu uramuhugura iki nawe waradandabiranye? Yesu uramubwira iki kandi nawe vino yagutsindishije? Urakimanza gute nawe ubwawe ukwiriye kuzicirwa? Imana irababaye. Imana irababaye banyamasengesho. Imana irababaye. Vino yinjiye mu bayuda. Ni ijambo ry'Imana ribitubwiye. Vino yarinjiye izeramo imbere mu murimo. Vino irinjira irahiga, ihiga icyari gikomeye cyakadufashije ngo n'ikirimo irashegesha. Yemwe bayuda mwe mwacaga imanza mutasinze, izi manza zikagenda neza. Ninde munyetorero wagiraga ikibazo kikananirwa gukemukira mu itorero? Niyo mpamvu benshi bagannye inkiko. Inkiko zirimo ziraca imanza zigaca n'iz'abayuda. Inkiko zirimo ziraca imanza zigaca n'abatari bakwiriye kugirana ibibazo bituma binjira mu nkiko. Ariko Imana ikuntumyeho ngo niba waramaze kumenya ko iyi vino itumye udandabirana, inshuti yanjye, ni igihe cyo kugira ngo uve mu bya vino wongere wuzure umwuka wera. Mbese n'iki cyatuma unesha iyi vino itumye urimo uvuga ubutumwa kandi nawe uri umusinzi? Umurongo wa 8 wavuze amagambo akomeye ngo ameza yanyu ngo yuzuye ibirutsi. Ni Bibiliya bivuze ntabwo ari byo. Ngo ameza yanyu yuzuye ibirutsi ngo ni umwanda gusa. Ibi birutsi biturutse kuki? Ameza yarateguye meza, ari ibintu byiza bibasha kugaburirwa abantu bashonje mu buryo bw'umwuka bakabasha guhemuka. Ngo aya meza yuzuye ibirutsi. Mbese wanywa vino ugasinda ukananirwa kudandabirana. Kudandabirana biragendana n'ibirutsi, bigendana n'ibibi byose, bigendana n'umwanda, bigendana n'amakosa n'amafuti atandukanye. Ku muntu wese wasinze kwikontorora ntibiba bigishoboka, ariko icyanga ukamenya icyo Imana igushakaho uyu munsi, aya meza yawe akongera gutunganwa akavaho uyu mwana.
umurongo wa 9 niho batubajije ngo azigisha bande. Muroko uzigisha bande? Bishop uzigisha nde? Ese uzamubwira iki ko nawe ntacyo ugifite, isindwe ryakugeze kure, uri muradandabirana? Bibiliya isoje itubwira ngo mbese azigisha abamaze gucuka, ngo abo nibazigisha. None abamaze gucuka bakeneye inyigisho cyangwa nabo baracutse kugira ngo bigishe abandi? Aho ngaho ntusubize Imana yaguhamagaye. Uzigisha abantu abana bacutse. Iyo umwana acutse abamaze kumenya ikibi n'icyiza, abakwiriye nawe kugufasha umurimo, akamenya ngo uri muri ibi nawe akajya muri ibi, ngo ari kwinyigisho aho zigeze ngo kubera ko zimaze kuba ikibazo, izi nyigisho z'abantu basinze, inyigisho z'abantu ngo bafite vino, inyigisho z'abantu buzuye imyanda y'ibyaha, ngo izo nyigisho ntabwo zabasha guhugura abana bakiri bato. Imana idufashe cyane. Elebine style guide vodra. Imana itubabarire. Dukeneye imbabazi z'Imana kandi dukeneye ubuntu bw'Imana ngo butwegere. Kubera ko ngo izi nyigisho Bibiliya tubwiye ngo keretse tuzihaye abana bacutse, kandi umwana wacutse ntagikeneye inyigisho z'abatoya, akeneye nawe kwigisha abandi ngo bahindure. Iyeri ravuze ngo muroko n'igihe ukwiriye kumenya ko abana bato ari we bategereje ngo bigishe, bategereje ko bahindura, bategereje ko ubabwira ijambo rihindura ubuzima bwabo, ariko we bari baritegerejeho ntabwo baribona. Ariko Bibiliya irakubajije ngo uzigisha nde? Mbese uzahindura nde? Abamaze gucuka niba ugiye guhindura, hindura abataracuka, ni we bategereje. Abacutse bo twabahaye Kristo niwe ubayoboye, nawe ari kugira ngo ababyaze umusaruro, habonekemo abandi bana ku buzima bwabo bacutse. Ariko nshuti yanjye, ubwo Imana ivuganye nawe, hari n'andi matangazo nkuzaniye nyuma y'uko wemeye guca bugufi, ukemera ko wa Muyuda we nawe usigaye usinda, ukemera ko wa Muyuda we nawe vino yakugezeho, ngo Imana iburira ab'Efurayimu. Yewe Imana irakuburiye aya masaha, ije kuvugana nawe ku buzima bwawe, ngo nicyo giteje ikibazo. Niyo mpamvu ibyaha birushaho kwiyongera, nuko no mu Bayuda vino yamaze kuba nyinshi, ibyo barimo byose baradandabirana. Urasenga udandabirana, urahanura udandabirana. Imana yambwiye ngo mbikubwire, ariko imbwira n'ahandi hantu ushobora gukura umuti w'ikibazo ufite. Imana idufashe cyane. Amen. Imana ishimwe. Uyu muti w'ikibazo rero, ataya amagambo Imana irimo ikubaza nanjye mbaza. Erega nanjye irimo irambaza, nanjye ndi umuvugabutumwa kandi nanjye ndi umuyuda. Ariko nshuti yanjye, dukwiriye kuba maso mu gihe nk'iki, kugira ngo ibisindisha bye kuturusha imbaraga, ahubwo umwuka wera. Umwuka wera naba mwinshi muri twe, turanesha vino. Umwuka wera naba mwinshi muri twebwe, turanesha ibintu byose by'imyanda byari biri ku meza yacu, ahubwo turahindura abana bato, aho kugira ngo tubazwe mu mbese muzigisha bamaze gucuka. Imana idufashe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana n'ubundi. Iki kiganiro ni kigufiya, ni message Imana ibantumyeho. Ijambo ry'Imana riri muri Zaburi yanditswe na Dawidi, Zaburi ya 29 niho tugiye gusoma, twumve ahantu twakura imbaraga zibasha kunesha. Imana idufashe cyane. Zaburi ya 29 umutwe w'amagambo uravuga ngo Zaburi ya Dawidi, umurongo waho umurongo wa mbere aravuga ngo mwaturire Uwiteka mwabana b'Imana mwe, mwaturire Uwiteka ko afite icyubahiro n'imbaraga. Kabiri, mwaturire Uwiteka ko izina rye rifite icyubahiro, musenge Uwiteka mwambaye ibyera. Amen. Haleluya. Ngo mwaturire Uwiteka ko izina rye rifite icyubahiro, mwaturire Uwiteka ko izina rye ari izina rihebuje, ari izina ridasanzwe, ari izina rifite ubutware, ari izina rifite ubushobozi. Yemwe mw'Abayuda mwe, yemwe banyamasengesho, nta kindi mukwiriye gukora nyuma y'uko ijambo ry'Imana ritubajije ibi ngibi, nyuma y'uko ijambo ry'Imana ritubajije ngo mbese no mu Bayuda hagezemo vino, kugeza aho musinda, kugeza aho mudandabirana,
kugeza aho muyobora intama, mwadandabiranye, amacupa ari hirya aho munsi y'ameza, muri ofisi, mu biro, ni ijambo ry'Imana ribivuze ngo nimwumve icyo Uwiteka abashakaho, ngo mwaturire Uwiteka ko mwabana b'Imana mwe, mwaturire Uwiteka ko afite icyubahiro. Amen. Aturira Uwiteka ko afite icyubahiro mu buzima bwawe, aturira Uwiteka ko afite icyubahiro mu mpagaritse yawe, kuba uriho byonyine Uwiteka n'uw'icyubahiro, kuba bwakeye bukira Uwiteka n'uw'icyubahiro. Ongera uzamura icyubahiro cy'Imana, uvuge ngo kuba ndiho ni kubw'icyubahiro cyawe Data. Imana idufashe cyane. Umurongo waho wa kabiri uratubwiye ngo musenge Uwiteka mwambaye iki? Mwambaye ibyera. Musenge Uwiteka mwambaye ibyera. Mwabana b'Imana mwe musenge Uwiteka mwambaye ibyera. Wanyweye vino umwambaro wawe uranduye, wadandabiranye umwambaro wawe uranduye. Bibiliya iravuze ngo kandi ameza yanyu ariho ibirutsi, ayo meza ngo ariho imyanda, ariko Uwiteka aravuze ngo senga Uwiteka wambaye ibyera. Niyo nzira yonyine usigaranye, nta bundi buryo ufite bwatuma ubasha kwatura icyubahiro cy'Uwiteka ko gihambaye mu mutima wawe. Utambaye ibyera ntiwabibasha, ariko noneho nimwaturire Uwiteka ku izina rye ari icyubahiro, mwabana b'Imana mwe, kandi musenge mwambaye ibyera. Uku kwambara ibyera ni ubusobanuro bukomeye buhambaye cyane. Ambara ibyera urekure ibizira, ambara ibyera ureke ibyaha, ambara ibyera ureke ibikwanduza, ambara ibyera wa munyamasengesho we, ambara ibyera wa muvugabutumwa we. Senga Uwiteka wambaye ibyera. Uramutse umusenze wambaye ibyera, ibi byose bikuriho ntabwo byagaragara. Maze iminsi nibaza ikintu gikomeye, namwe mudukurikiye mu byumve. Ndibaza ngo uretse ko Imana ifite ubuhanga yaturemanye, ikaba yaraturemanye imbaraga zikomeye, aka kantu mukumve ni gato ariko karimo inyigisho, nawe uzagatekerezeho uzasanga ibyo bintu ukwiriye kubyibaza. Iyo aza kuba ibyaha binuka, iyo aza kuba ibyaha binuka, njyewe nawe cyangwa n'undi muhura, nta muntu wajya uhagararana n'undi. Ntiwakicarana na mugenzi wawe, ntimwavugana, ntimwakorana mu kazi. Mbese iyo aza kuba ibyaha binuka, urebye ukuntu umuntu afite ibyaha muri we, urebye ibyaha biba biri mu muntu mo imbere, ibyo abantu batazi ariko Imana ibizi, ibyo abantu batamenya ariko Imana ibizi. Ibyo byaha iyo biza kuba binuka mama, iyo biza kuba binuka papa, uyu mugore cyangwa uyu mugabo mubana, ntiwamuhagararira iruhande, nimwamarana amasaha abiri muhagararanye. Ariko ndashima Yesu watumye ibyaha bitatunukira twebwe nk'abantu, ariko mu ijuru babibona ko ibyo byaha bikabije, ikabibantumyeho ngo musenge Uwiteka mwambaye ibyera. Haleluya. Senga Uwiteka wambaye ibyera, ririmba wambaye ibyera, vuga ubutumwa wambaye ibyera, himbaza wambaye ibyera. Umva Antona uririmbe uhogoze we, uhogoze cyane ariko wambaye ibyera. Inshuti yanjye, aho hose ugenda ambuka amahanga uvuga ubutumwa ku rwego rw'isi, ariko ubikore wambaye ibyera. Bitari ibyo, iyaba Uwiteka atarakoze ikintu gikomeye ngo ahishe ibyaha ntibibashe kunuka, iyo binuka ntitwari kubona aho tunyura. Ndashima Yesu wahishe ibyaha by'umuntu bikaba muri we, bikamenywa n'Imana, ariko Uwiteka bishyize ku mugaragaro, n'uwo guhagaze imbere ntiyahahagarara. Imana ishimwe ko ibyaha bitanuka ngo bitunukire twebwe ubwacu, ariko imbere y'Imana biranutse. Nicyo gitumye ivuze ngo muyisenge mwambaye ibyera. Imana idufashe cyane. Senga Uwiteka wambaye ibyera, wubaka urugo wambaye ibyera, bagufiyanse wambaye ibyera, ugira shari wawe wambaye ibyera. Yewe muko wakambaye ibyera, kuba uri urubyiruko ariko wambaye ibyera.
umva papa, papa ube se w'abana, ube umugabo ufite umugore ariko wambaye ibyera, nawe nshuti yanjye udukurikiye, ambara ibyera niko ijambo ry'Imana ritubwiye, kugira ngo tubashe kugira abo duhugura. Ngo mbese uramuhugura iki? Urahugura abana bato cyangwa bacutse? Niba ugiye guhugura, wabahuguza iki? Nawe vino yakurenze, wababwira iki? Ufite isindwe, niki wakora kugira ngo abantu babashe guhinduka nawe ubwawe utarahinduka? Nagira ngo nkubwire ngo hinduka ubone guhindura abandi, hinduka ubone guhindura abandi. Ambara ibyera tubyambike n'abandi. Lewire tayase niyase, ambara ibyera kugira ngo ubyambike n'abandi. Niba ubwawe utarambara ibyera, ibyo utubwira urabikura he? Iyera yambwiye ngo mbabwire, ni igihe cyo kwambara ibyera, ni igihe cyo gusohoka muri vino, ni igihe cyo gusohoka mu bintu byose wari waragize impamvu mu byo ukora, ahubwo ugira impamvu Imana mu buzima bwawe. Iyo yakoze ikintu gikomeye igahisha ibyaha, ukajya ugenda uri umunyabyaha, abo mugenda n'abatabizi ariko ijuru ribizi. Yambwiye ngo iyo ngiyi ibimenya, yambwiye ngo iyo ngiyi ibyitegereza, irashaka ko tuyisenga twambaye ibyera. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo senga Uwiteka wambaye ibyera. Waturira Uwiteka wa mwana w'Imana mwe, muyaturire ko ari Imana ihambaye, muyaturire ko ari Imana ifite imbaraga, kugira ngo tuyisenge iteka twambaye ibyera. Imana idufashe cyane. Ndabakunda, niyo mpamvu mbabwiye amagambo Imana ibantumyeho, kandi aya magambo uyakomeze cyane. Imana ikuntumyeho, ahari wenda birashoboka kwirijwi wumvise utazongera kuryumva mu matwi yawe, ariko igihe cyose uryumviye ntiwininire, ugerageze ntuninirire ijwi, kuko Uwiteka akuntumyeho, kuko ashaka ko umusenga wambaye ibyera, ukarekura vino ndetse n'ibindi byose wari umaze igihe warasayishirijemo. Uwiteka akubwiye ko abizi, azi n'ameza yawe ko ateguyeho ibizi, aza ameza yawe ko yategura, muroko uyategura n'injoro bizwi n'umuryango wawe, ariko ijuru ribizi imbere yuko umuryango ubimenya, kuko utegura kujya kukagura kamwe, ijuru ryarabimenye ko burya n'atandatu n'icumi wayamara, nubwo unywa kamwe ukiyorohereza. Iyera yavuze ngo tuyisenge twambaye ibyera. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Urakoze cyane. Ikibazo nibazaga ibyo byose ugisubiza, kandi ugisubije mu ijambo mukunda kuvuga, ariko nanjye ndabibona umwuka wera n'umwe. Imana iguhe umugisha. Dusanze ko ikibazo kimwe mu bibazo biri gutera, tubona abakozi b'Imana kugenda bigora muri no minsi, kuvuga abakozi b'Imana bazagenda bambabanya, kuko kubarobanura kumenya ngo uyu umukozi w'Imana, isi umukozi w'Imana biri kugorana, kuko babaye benshi. Byabaye nka bya Gideyoni ngo genda basuzume ku kagezi, yego, ko akagezi kataraba, akagezi katari kaza. Yego. Nicyo gipimo turakoresha kugira ngo tumenye abakozi b'Imana, tureke kuhora tuvuga ngo biyitira izina ry'Imana, biyita. Murabona amaherezo y'ibintu, kuko abakozi b'Imana bari kuza. Ndi kubona ngiye impamvu nimba mu bakozi b'Imana nkuko tubwiye mu ijambo ry'Imana vino yaramaze kugeramo, yego, ariho bakatubwiye ubutumwa bwiza. Hajye ngiye uzazungire ngo ndeke vino kandi nawe ikumereye nabi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwiye ngo dusenge Uwiteka twambaye ibyera. Birasaba ngo ngewe ukubwira iby'Imana banze kuyimenya. Dufite ikibazo cy'uko turimo tuvuga Imana turi benshi, abantu bakatubwira Imana batazi, bagashaka kuyitubwira nabo ubwabo batarayimenya. Ahubwo birakwiriye ko twebwe tuyibwira abandi, tubanza kuyimenya mbere yuko abo tuyimenyesha bayimenya. Imana idufashe cyane. Muri iyi minsi nibyo natangiye mvuga ngo urabyuka ugahura n'umuntu ndi umukozi w'Imana. Kubera iki kwitwa umukozi w'Imana, umurimo w'Imana bibaye business? Ndabivuga gutyo. Yego. Abantu baretse kujya gucuruza, baretse kujya gushaka akazi, kudepoza, baretse kwikorera, baretse gutekereza. Byasije natangiye mvuga ngo Imana itanga umugisha mu mitekerereze. Yego. Barumva bagiye kuza kwexkoroka, biyambitse, bitwikiye ko izina ry'Imana ntibayizi no ntibazi. Barimo hagati ijuru ntibazi n'ibikuzimu babazi, ibyo ntabwo mbizi. Imana nizacu urubanza. Kubera iki abantu baje gukora business mu murimo w'Imana no kujya kwikorera handi? Murabona byo biri guterwa n'iki?
ko biri gutuma abantu benshi, biri gutuma abo bantu baza bakaba bariyeri bakabuza abandi kwinjira. Kandi mu kitugenza hano turifuza ko abantu benshi baza kuri Kristo. Yesu yavuze ngo mugende mu mahanga yose muvuge ubutumwa, abazemera bakizera izina ryanjye muzababatize. Abantu turababatiza gute kandi ababatije aribo babaye bariyeri? Yego, ni ikibazo gikomeye ariko gikomereye twebwe abantu, ariko ku Mana kiroroshe. Ndibwira ko impamvu abantu bose baretse ibyo bagakoze bakaza mu bintu by'Imana bakabyiyitirira, niho babonye ubucuruzi, niho babona bari buteka umutwe bigakunda. Ariko ibi ngibi ntabwo byari bikwiriye. Igisubizo nanone ngisanga muri Matayo ibice byaho ngira ngo 7 ku murongo wa 20, niho havuga ngo abavuga ngo mwami mwami ntago ari bo bazinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse abakora ibyo data ashaka. Ayo ni amagambo Yesu yabwiye abigishwa be. Bivuze ngo we yari yamaze kubyitegereza ko hari abantu basaza bavuga ngo mwami mwami. Pawulo nawe bivuga neza, aravuga ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya, ngo abantu bazaba bikunda, abandi bakunda imiya, abandi ngo bikakaza, abandi mbese ngo hazabaho ibihe bigoye, ngo ku buryo umuntu wese azaba ashaka ko izina rye rimenyekana, ngo abandi bakunze ifeza cyane kuruta gukunda iby'ubwami bw'Imana. Ibyo bihe nibyo twinjiyemo by'iminsi y'imperuka. Iyi minsi y'imperuka niyo itumye abantu barimo bikakaza cyane, akavuga ati byanze bikunze nta yindi kata nanyuramo uretse kwiyitirira izina ry'Imana, nibwo abantu bazabyemera, nibwo abantu bazanyemera nkamenyekana ngakundwa kubwira izina ry'Imana. Ngo ariko 28 muri Matayo 7 haravuga ngo nibwo nzaberurira nkababwira ngo mwumve imbere mwankozi z'ibibi mwe kuko ntigeze kubamenya. Ngo benshi bazavuga ngo twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ngo twakoraga ibitangaza mu izina ryawe. Ngo ariko nibwo Uwiteka azaberurira ababwire ngo mwumve imbere mwankozi z'ibibi mwe kuko ntigeze kubamenya. Nepo bishatse kuvuga ngo ubu ngubu turimo dukorera Imana ya mwami mwami irimo iravugwa n'abantu benshi. Bazavuga indimi nyinshi, bazakora ibitangaza byinshi kuko turi mu gihe cy'imperuka. Ariko Yesu yaduhaye igisubizo, ngo abigishwa bari bamubaza ngo mubitsi yabitse amasaka ayabiba ari neza mu murima we, ngo arangije hazamo n'urukungu. Ngo baramubaza ngo mbese twabigenza dute? Bashakaga kumubwira ngo mbese uru rukungu tururandure kugira ngo amasaka akure neza. Yesu arababwira ngo nimureke urukungu rukurane n'amasaka kuko nyiri umurima naza niwe uzirobanurira aje gusarura. Ndagira ngo babwire ngo imbere ahangaha nyiri umurima agiye kuza gusarura aya masaka. Ushobora kwibaza ngo ntabwo amasaka azaguma mu murima iteka kuko azera. Ayeze namara kwera nyiri umurima azasarura, aba ari gushyira urukungu ku ruhande amenye naho ari gushyira amasaka mazima. Bibiliya yatubwiye muri Matayo n'ubundi haravuga ngo abavuga ngo mwami mwami sibo bazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ntibizagutangaze ubonye abantu bavuga indimi 600 zitabarwa. Hari n'abantu basigaye bajya kurepeta indimi, kandi indimi za Mwuka Wera ubundi ni ibintu utakihangishaho ngo bikunde. Uko byagenda kose nuko turi muri cya gihe Imana itarerura. Ntabwo Imana irerura ngo ishyireho ivuga ati rero wowe urankorera wowe ntunkorera. Hari abantu nyine Imana izashyira muri towa ikajya ivuga ati burya nubwo wahanuraga sinigeze kukumenya, nubwo wavugaga indimi nyinshi ariko ntabwo nari nkuzi. Imana izatoranya ngo kandi izi ntama zizongera zinyure munsi y'ukuboko kwa shebuja, ngo Uwiteka azongera zibare. Imbere ahagiye kuza Uwiteka agiye kongera kubara intama, kandi ngo nabara intama azanamenya abantu yahamagaye abaribo. Mbese uragira ngo Uwiteka ntakuzi? Arakuzi, n'amazina yawe arayazi, nanjye arasobanukiwe cyane kukurusha. Ariko nshuti yanjye, umunsi Imana igiye kweruraho imbere gatoya hano, uramenye utazaba wararuhiye ubusa. Muririmbyi yaririmbye aravuga ngo waba wararuhiye iki wa munsi utabonye Yesu, waba wararuhiye iki? Uramenye utazaba wararuhiye ubusa. Undi aririmba
kuririmba avuga ngo utabuhese ingobyi umwana yaraheze kera. Nshuti yanjye biragatsindwa ko mu bantu Imana ije kwerurira imbere gato cyane yakwerurira ukisanga warakoze ibitangaza atari mu izina ry'Imana. Ngo nibwo nsaberurira nkababwira nti mwumve imbere mwankoze ibi bimwe kuko muti nigeze kubamenya, ariko ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Hari ikintu maze iminsi nibaza ngo mbese imbuto kuki hari abantu basigaye bagaragaza n'imbuto ariko mo imbere nta kintu kirimo. Ushobora kwibaza ngo mbese ashatse kuvuga iki? Ugasanga umuntu ni umuririmbyi cyangwa ni umuvugabutumwa runaka, ariko wamushaka urundi rubuto rwa nyuma yo kuririmba nturubone. Maze iminsi isenga baze Imana ngo ibyo bishatse kuvuga iki? Umuntu akajya hariya ku gatuti akaririmba, Imana yamuhaye ijwi ryiza, akavuga ubutumwa, agahanura, akerekwa, agahishurirwa, ariko nyuma y'iyo mirimo akoze ugashaka urundi rubuto ukarubura. Imana yarambwiye ngo bari mu gihe cyo kubigenza uko bashaka, ariko mu gihe kigiye kugera Uwiteka yongera atoranye. Ngo mu ntoranywa Uwiteka agiye kongera gutoranya. Ngo mu ntoranywa zari zaratoranijwe, bivuze ngo hari izo yatoranyije ari nzima, igihe kigeze zinywa vino. Zinyweye vino nshuti yanjye ngo zirasinda, ziradandabirana, none ubu ngo ziri mu isindwe gusa, mbese ngo ntizabasha no guhugura abana batoya. Ngo muri izo ntoranywa rero ubwo Uwiteka agiye kongera gutoranya, ndakwifuriza ko nawe batoranywa. Ndakwifuriza ko nawe waba mu Uwiteka agiye kuvuga ngo wahanuraga mu izina ryanjye, waba mu bantu Uwiteka agiye kuvuga ngo ndakuzi nubwo isi itakuzi ariko njye ndakuzi. Uko dufite abantu isi itazi ariko Imana ibazi, dufite n'abantu isi izi ariko Imana itabazi, kandi tukagira n'abantu basuzuguritse cyane batamenyekana ariko mu ijuru ari abakomeye. Mu ijuru Imana ibafata nk'abantu badasanzwe. Njya nibuka hari umuntu Imana yigeze ibwira ngo mwana wanjye mwifashishaho rukomeye. Ndibaza Imana ikenera umufasha. Ntabwo nshatse kuvuga iryo zina ry'uwo muntu hatagaragaramo ibindi byinshi kuri byo, ariko ndibaza ngo mbese Imana ikenera ubufasha. Iramubwira ngo mwana wanjye umutima wanjye urakwishimira ngo kuko aho rukomeye ndakwifashisha ugatabara. Ndibaza ngo mbese uyu muntu ni muntu ki, akora iki Imana yifashisha? Nshuti yanjye niba ibintu byose ukora Imana ikuzi, igufata nk'umuntu w'igiciro imbere yayo, igufata nk'umuntu udasanzwe, igufata nka generali ukomeye mu buryo bw'umwuka, kuko Imana itifashisha aho byananiranye. Niba hari umurwayi urwaye Imana ikakubwira ati ihute genda usenge abadayimoni batamwica, umwihanisha ibyaha, yongere abone ubuzima, uriya n'uwanjye. Iyo utebutse utagombeye gusaba itike, ukihuta utagombeye gusaba ituro, hari ikintu bita amaturo imbere ahangaha Uwiteka agiye kongera gutoranya. Uwiteka yambwiye ngo mbese niki gituma abantu bagize indonke bakayishyira imbere kuruta umurimo w'Imana, ukumva ko ukeneye ituro cyane kuruta usengera kubanza gukiza ubugingo bwe. Mwakijije ubugingo bwa benshi ko Imana yabashyizeho kugira ngo mube umuyoboro wo guhugura na babandi batoya bataracuka. Mbese abacutse niba Imana ikeneye, cyangwa Imana ikeneye ko muheka nabo batoya kugira ngo nabo bakure bazabone uko barera babo. Imana idufashe cyane. Narivuze nti Uwiteka azongera atoranye, kandi narivuze nti kuboko k'Uwiteka kugiye kongera gutoranya. Ngo kandi izo ntama niyongera kuzibara azamenya izadeviye nazaraziza azajya ashyira ku ruhande, azamenya izashyira iburyo n'izashyira ibumoso. Ariko ndakwifuriza ko nawe mu ntoranywa Imana igiye kongera gutoranya uzabonekamo. Imana iguhe umugisha w'udukurikiye. Urakoze cyane. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu Joseline, tugana ku musozo. Turi mu bihe kera ntabwo nzi ko umuntu yahanura bakora ibyaha, ntabwo nzi ko umuntu yashumba itorero, yaba umushumba, yaba pasiteri, yaba revera, wanywe n'inzoga, ntabwo nari mbizi. Turi mu gihe umuhanuzi tutamenya kurobanura umuhanuzi n'umuhanuzi bose barahanura, ariko wakugenda kuvuga ngo za mbuto ugasanga niyo wakuyemo indani tujya tubyumva, niyo wakoze amanyanga ugasanga umushumba uyoboye itorero niwe uri kujya muri biro akihegeka akanga ka vino akagagutomera. Tujya tubyumva byasakuje cyane,
ugasanga umushumba uyoboye itorero wagakunze intama niwe kwifuza ibyago byaba kwishimira ibyago by'abayoboye tunakobonye ko namwemeje dufite ingero nyinshi cyane turabona ko runaka ntamwemeje kandi ni umushumba ushumye ukwiye kugarura ya nama ariko yishimiye yuko yakwemeza runaka kugira ngo cyo ni ikimenyetso cy'uko vino yamaze kumugeramo yaradandabiranye niko ijambo ry'Imana ritubwiye Isaya 28 yamaze kudandabirana kuba intama zidahari ntacyo bimutwaye kuko nawe ubwe ngo afite isindwe arimo arayobora kandi afite isindwe arimo aracimanza kandi afite isindwe arimo aradandabirana nawe ubwe ntahajya impamvu ntahajya n'abafite ntahabajyana niyo mpamvu kuba udahari no kuba ndahari ntacyo byamutwara ariko Imana igiye kongera gutoranya nashaka kuvuga ngo none ko ari aho ari hejuru aho twakwita abatushumye bagomba kutwereka inzira izatugeza mu ijuru nibo bari batubereye barebe ko twavuze ariko kandi nibo babaye abambere gukomeretsa intama nikomeretse bari kuyishima hejuru bayikurugushura mu nkovu aho kugira ngo bayunge niwe warushinzwe kuyunga ariko urayikomerekeje kwikomeretsa ubonye ko bidahagije ugiye no mu nkovu yayo urabyirogotoye hari uri kubibona uri hanze hari uri kumva amakuru uri hanze wifuzaga kugana inzira ya Kristo n'uyu munsi duteze amatwi hari abantu muri ujya kuganira nawe akakubwira ngo njyewe aho gusengera muri rusengero aho gukizwa nka runaka aho gukizwa kuriya nzaguma mu rugo nakira abantu benshi babivuga ati nge nzigumira mu rugo kugeza aho ndende bibaye neza amadini wapi gukizwa nka runaka se uriya mushumba arakijwe arabona kujya hanze kwigura akantu nguze umushumba yewe hano haruguru ntabwo nzi ko ari umushumba nguzi kunanywa inzoga nguzi kunari umusinzi nkibaza nimba bashumba bimeze gutyo just nta muntu uzajya gusenga ndagira gusa mu gusoza ikiganiro cyawe use kugira inama abantu batangiwe n'abo bantu twita abashumba simbizi twita abahanuzi twita abaki ABCD bakora iki mu gihe nk'iki ngiki ko twumvisha yuko hari ngo agiye kongera kuzibara ariko igihe atarazibara ko bashobora kuzabaye kubarwa wenda bagashyirwa iburyo ariko bakaba batari kuva aho bari mu bipresente kubera bitewe n'ibyo bari kureba bitewe n'ibyo bari kumva bitware gute muri iyi minsi mu gihe tugitegereje umubaze nyiri intama Imana iguha umugisha kubwo kubaza ikibazo cya benshi ndagira inama wowe udukurikiye ufite ikibazo cy'uko aho wakabaye unyura niho usanga hafunze inzira ntayihari ndagira ngo mvugane nawe ubundi agakiza ubwako ni ikinege kuba umugore wawe yaba adasenga kuba umwana wawe yaba adasenga ntibikuyeho ko ugomba gusenga bishatse kuvuga iki kuba bishop wawe hari ibyo umubonaho byatuma utagaruka mu rusengero ntabwo bishop ari uzakujyana mu ijuru ntabwo apotre ari uzakujyanayo ijuru cyangwa ubugingo ni ikinege umuntu wese ku giti cye nyemerera ahantu hose uri iyo myumvire niba wari uyifite uyihindure ahubwo ndagira ngo usenge Imana yawe ku giti cyawe njya nkunda kubwira abantu ngo ntabwo nge mvuga Imana ya Meshaki na Saduraka na Abedenego kuko ni Imana mu gihe cyabo ubu ndavuga Imana ya Joseline Imana nabonye inkura w'urupfu Imana nabonye intabara harageze kusenga Imana atari yo wumvanye runaka harageze ko usenga Imana atari yo wumvanye mama wawe kuko uyu munsi yabasengeje akabivamo ariko wa mwana we mutoya wa muntu mukuru we wa mukecuru we wa musaza we ni igihe kigeze ngo umuntu wese asenge ku giti cye ahamagara Imana ngo igutize imbaraga ubu bugingo uzabashe kububona niba Bibiliya itubwira ngo umugore n'umugabo bazaba baryamye mu gitanda kimwe umwe atwarwe undi asigare umubyeyi azaba yonsa umwana agende umwonsa asigare ni urugero rufatika rubasha kukwereka ko umushumba runaka ntabwo akwiye kukubera inzitizi yo kurokora ubugingo bwawe ni urugero rufatika rugomba kukubwira ko umuririmbyi runaka muririmbana kuba wamubonye mu bibi bidakuyeho ko wowe wakomeza uyu murimo w'Imana kuko ni ubugingo bwe arimo arangiza ariko ubwawe ni ikinege
ubugingo bwawe ni ikinege, wowe ubwawe niwo ukwiriye kububungabunga. Henda Imana ahantu hose uri, waba ubona akanya gatoya, waba ubona akanya kanini, niba utanafite itorero usengeramo ukaba wumva rwose bitagufasha, nakubwira ngo jya mu itorero kuko nanjye mfite itorero mbarizwamo. Ariko utanabishoboye aho uri hose, umva icyo umuririmbyi yavuze. Yaririmbye 21 mu gushimisha, aravuga ngo buri muntu mu itorero aba uwejejwe muri byo. Papa, buwejejwe mu itorero ryose ubarizwamo, buwejejwe mu rugo rwawe, buwejejwe muri sosiyete yose ubarizwamo, uwejejwe ntukezwe ku bwa runaka. wowe ubwawe peke yake, wowe n'umutima wawe wonyine uba uwejejwe, wikezwa ku bwa runaka. Tugiye kureba kuri ibyo ntabwo twakiranuka, tugiye kureba kuri ibyo ntitwaba tukinasenga, ahubwo ubu turebe Imana yanjye ubwanjye. Ese mbanyenge n'Imana njyewe ubwanjye impanda iramutse ivuze nabona ubwami bw'Imana? Mbese njyewe ubwanjye uko mpagaze haramutse hatize uza kunsoroma imbuto yazibona? Irebeho wowe ubwawe, birebe wowe ubwawe, bireba kuri mugenzi wawe. Haleluya. Isamba ibi bintu ukabyumva byakugirira umumaro mu gihe nk'iki. Isamba ukumva aya magambo Imana ikundumyeho. Ubugingo n'ubwawe, ni wowe bufitiye inyungu, ni wowe utazasha gukongorwa n'umuriro n'ubungabunga ubugingo bwawe, ni wowe utazangirika mu bo Satani azishima hejuru. Bizaterwa n'iki? Bahafi y'Imana n'umutima wawe n'intege nke zawe ufite, ubwira Imana ngo namenye ko ushaka ko tugusenga twambaye ibyera. Birashoboka ko abo twagendanaga nta mbuto n'ababonyeho zatuma nkizwa, ariko njyewe ubwanjye njyenyine mpisemo guhora nkizwa. Imana idufasha cyane. Jose nyemerera tukino kiganiro tugisubikira ahangaha, tuzagisubukure dusubukura twibaza umumaro ese kubera iki dukora ivuga ubutumwa, n'iki twakora kugira ngo ubutumwa dukora bigira umusaruro mu baryumva. Yego, nyemera tuzakurikira cya kabiri, tuzagikora igice dufate kanya tunagisengere, tuzongere duhure mu gice cya kabiri kuko cyaba kirekire, kuko kirimo ibintu byinshi cyane kandi kirimo n'iyerekwa ryagutse cyane. Unyemere tugiye tugane ku musozi. Yego, Imana iguhe umugisha kubwo kutwakira. Yesu aguhe umugisha, kandi mbwira abakunzi b'ijambo ry'Imana n'abadukurikira ngo bahabwe umugisha n'Imana. Kandi tuzagaruka mu gice cya kabiri, ngiye gufata ibihe byo gusenga. Umwuka birazagenda arushaho kumpa ubusobanuro buhagije kuruta ubwo ngewe nagwa nk'umuntu. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo mu byakozwe ndavuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana by'ukuri. Imana ibahe umugisha rero, ndabakunda cyane. Urakoze cyane. Mbere yuko tukubwira ngo usenge Imana, birashoboka ko hari umuntu wakwifuza yuko umusengera, umugira inama, umuha n'impuguro. Yego, kuko Imana yaguhaye ububasha, yaba n'umushumba. Umushumba n'utwumva ukumva ko ukeneye impuguro, hagomba ku cyubahiro cyawe. Muhanuzi va ku cyubahiro cyawe, apotre bishop va ku cyubahiro ufite, revera va ku cyubahiro ufite. Birashoboka ko umuntu wo hasi udafite mu matitire yagugura cyangwa se akakugira inama, ariko kandi nawe ushaka kwinjira mu gakiza, ukaba ufite n'ibintu byagutangiye kuvuga ati, uvuga wibaza ati ntabwo najya bitewe n'izi mpamvu, muhamagara kugira inama kuko Imana yamuhaye, yamugira icyo cyizere. Tanga nimero za telefone. Yego, wahamagara kuri 078 91 22 425. Ihangane isubiremo. 078 91 22 425. Imana igumugisha. Icyo narenza nuko iyo nimero ye irahamagarwa, iba kuri WhatsApp, iba no kuri Momo. Yesu aho umugisha. Reka tugusabe mbere yo gusenga Imana, wihangane turimbane kano karimba nitushaka dusubire muri cyangwa kabiri. Nanjye ndumva kaje umwuka wera arakaze, kandi urakumva wese afashwe mu izina rya Yesu. Yego. Hembura umurimo wawe Mana, kuko isi ukurura cyane, abajyanga barito rero Satani yamaze kubaguhembura. Hembura umurimo wawe Mana, kuko isi ukurura cyane,
Satani yamaze guhembura ababyeyi bawe Mana, hembura abashumba hembura abarinzi bawe Mana, kuko iyi si abajyaga rero Satani yamaze kubagu ongera uhembure hemburu murimo wawe Mana, kuko isi dukura cyane abajyaga hembura umurimo wawe mu bakuru n'abato, kandi uhembura umurimo wawe mu bakuru ndetse n'abato, abayobora ndetse n'abayoborwa, uhembura umurimo wawe. Bajyaga batakira itorero Satani yamaze kubajyana, ariko uhembure turagushimiye kuko udukunda urukundo rudasanzwe. Niyo mpamvu tubwira ibintu nk'ibi kugira ngo twongere twisuzume, kugira ngo twongere tuniye tuboroge, kugira ngo twongere dusabe guhembuka. Ngwino uduhembure turabikeneye, kandi abari kuhembura itorero, kandi abari kuhembura muntu wese mu ruhande rwe aho yari abuze imbaraga zihabwe. Uhembure abavugabutumwa, uhembure ababishopu n'abareperezantega, buri wese mu ruhande rwe muri titira afite mu murimo w'Imana, ahemburwe n'ukuboko kw'Imana. Kandi uhembure umuntu wese udukurikiye, uhembure umuntu wese mu buryo bwose yarananiwemo, yakire guhemburwa n'Imana. Umugisha umuntu wese uteze amatwi ijambo ryawe, agatega amatwi imiburo yawe, nk'uko waburiye Abayefurayimu ukababurira, bakongera guhindukira bakumvira Imana. Natwe Mwami, wongera ugaruke kuri twe, ndetse ugaruke ku itorero ndetse n'igihugu cyacu kibemo cyane, udushyigikize imbaraga zawe zikomeye, kugira ngo ibituma ibyaha byiyongera kubw'uko abantu barushaho kuba babi, ahubwo turushaho kuba beza cyane, kugira ngo turusheho kwera imbuto tuzerere n'abandi, duhindurire benshi kuri Kristo, kuko abantu bawe nibamenya ukuri niko kuzaba batura. Urakoze kuko udushyigikiye mu izina rya Yesu, amen.